Inyamaswa 10 zivugwa muri Bibiliya n'uruhare rwazo ku bidukikije by'iki gihe. Ese wari uzi ko hari inyamaswa zavuzwe muri Bibiliya kuva kera cyane, ariko n'uyu munsi zikaba zigifite uruhare rukomeye ku bidukikije? Muri zo harimo intare, inzoka, intama, ihene ndetse n'izindi. Zimwe muri izi nyamaswa zakoreshwaga mu gutwara abantu n'ibintu mu buhinzi, mu biribwa cyangwa mu bitambo. Izindi zabaye ibice by'inkuru zikomeye zo muri Bibiliya. Ariko igitangaje kurushaho ni uko izi nyamaswa atari amateka gusa. N'uyu munsi zigira uruhare rukomeye mu bidukikije. Zimwe zifasha kugenzura umubare w'izindi nyamaswa, izindi zigafasha ibimera kororoka, izindi zigafasha gusubiza intungabihingwa mu butaka, ndetse zimwe zikagira uruhare mu kuringaniza urusobe rw'ibinyabuzima. Murakaza neza ku Buzima TV, aho tubagezaho ubumenyi bushingiye ku nyamaswa, ibidukikije, siyanse, amateka, ubuhinzi n'ibindi bintu bitangaje biri ku isi. Uyu munsi noneho tugiye kureba inyamaswa 10 zivugwa muri Bibiliya, tunamenye uruhare rwazo mu bidukikije by'iki gihe. Noneho mureke dutangire. Ku mwanya wa 10 tuhafiteho indogobe. Indogobe ni inyamaswa imaze imyaka ibihumbi ifitanye umubano ukomeye n'abantu. Mu bihe bya Bibiliya, indogobe zakoreshwaga mu gutwara abantu n'ibintu ndetse no mu bikorwa by'ubuhinzi. Kimwe mu bintu bizwi cyane ni uko Yesu yinjiye i Yerusalemu atwaye indogobe. N'uyu munsi indogobe ziracyakoreshwa mu bice byinshi by'isi mu gutwara ibintu no mu gutwara abantu ndetse no mu buhinzi. Kubera ko zirya ibimera, zigira uruhare mu gukwirakwiza intungabihingwa mu bidukikije, kandi umwanda wazo ushobora gusubiza intungabihingwa mu butaka. Ariko iyo amatungo menshi aragiye ahantu hamwe, ashobora kwangiza ibimera n'ubutaka. Indogobe rero zitwigisha ko inyamaswa zifasha abantu kandi zikagira uruhare mu bidukikije. Ku mwanya wa 9 dufiteho inzige. Inzige ni kamwe mu dusimba tuzwi cyane mu mateka ya Bibiliya. Zivugwa cyane cyane mu nkuru y'ibyago 10 byageze kuri Misiri cyangwa se kuri Egiputa, aho zasobanuwe nk'udukoko twariye ibimera byinshi. N'ubundi inzige ni ubwoko bw'udusimba dusimbuka kandi turya ibimera. Nazo ziba ibiryo by'inyoni, ibikururuka hasi, ibikeri n'inyamaswa nto. Bityo zigira uruhare mu ruhererekane rw'ibiribwa cyangwa icyo bita chaîne alimentaire. Ariko iyo zibaye nyinshi cyane, zishobora kuba udusimba twinshi tukangiza imyaka kandi tugateza igihombo mu buhinzi. Ku mwanya wa 8 dufiteho igikona. Igikona kivugwa mu nkuru ya Nowa. Nyuma y'umwuzure, Nowa yohereje igikona hanze kugira ngo amenye niba amazi yari yatangiye kugabanuka. Igikona ni inyoni ifite ubwenge kandi ishobora kwiga no kumenyera ibidukikije bitandukanye. Igikona kirya ibiribwa byinshi bitandukanye birimo udukoko, imbuto z'ibiti, inyamaswa nto ndetse n'ibisigazwa by'inyamaswa zapfuye. Kubera ibyo biryo bitandukanye, igikona kigira uruhare mu ruhererekane rw'ibiribwa cyangwa chaîne alimentaire, kandi kigafasha mu gusubiza ibidukikije kuri gahunda. Noneho tugeze ku mwanya wa 7. Ku mwanya wa 7 dufiteho inuma. Inuma ifite umwanya ukomeye mu nkuru ya Nowa. Nyuma y'umwuzure, Nowa yohereje inuma maze iza ifite ikibabi cy'umwelayo. Ibi byabaye ikimenyetso cy'uko amazi yari yagabanutse. Mu bidukikije, amoko menshi y'inuma arya imbuto n'ibindi bimera. Iyo zirya imbuto, zishobora gufasha gukwirakwiza imbuto z'ibimera ahantu hatandukanye. Ibi bifasha ibimera kororoka no kongera gukura. Inuma kandi ni igice cy'uruhererekane rw'ibiribwa cyangwa chaîne alimentaire, kuko nazo zishobora kuba ibiryo by'izindi nyamaswa. Noneho tugeze ku mwanya wa 6. Mwanya wa 6 dufite ifi cyangwa se amafi. Amafi afite umwanya ukomeye cyane mu isezerano rishya. Bamwe mu bigishwa ba Yesu bari abarobyi, kandi kuroba byari igice cy'ubuzima bw'abantu bari batuye hafi y'inyanja ya Galilaya. Ariko amafi ntabwo ari ibiryo gusa, ni ingenzi cyane mu bidukikije byo mu mazi. Amoko atandukanye y'amafi arya ariko, udukoko two mu mazi, amafi mato, ibimera n'ibindi binyabuzima.
nayo ubwayo aba ibiryo by'amafi manini, inyoni, ibikururuka hasi n'inyamaswa z'inyamabere. Bityo amafi agira uruhare mu ruhererekane rw'ibiribwa no kuzengurutsa intungamubiri mu mazi. Iyo amazi yandujwe cyangwa aho amafi atuye hakangirika, umubare w'amafi ushobora kugabanuka, bikagira ingaruka no ku zindi nyamaswa. Noneho tugeze ku mwanya wa gatanu. Mwanya wa gatanu turabona yuko hari ihene. Mu bihe bya Bibiliya ihene zari ingenzi cyane mu buzima bwa buri munsi. Zatangaga inyama n'amata kandi uruhu rwazo rwakoreshwaga mu bintu bitandukanye. Mu bidukikije ihene zifite umwihariko wo kurya amababi, ibihuru n'ibindi bimera. Ibi bituma zishobora kugira uruhare mu kugenzura ibimera ahantu runaka. Ariko iyo ihene nyinshi ziragiye ahantu hamwe igihe kirekire, zishobora kurya ibimera byinshi kurusha uko bishobora kongera gukura. Ibi bishobora guteza kwangirika k'ubutaka n'isuri. Ihene zitwigisha ko uburinganire ari ingenzi. Noneho tugeze ku mwanya wa kane. Mwanya wa kane turabona yuko hari intama. Intama ni zimwe mu nyamaswa zivugwa cyane muri Bibiliya. Bibiliya ikoresha kenshi ishusho y'umwungeri n'intama. Intama zari ingenzi cyane mu buzima bwa kera kuko zatangaga ubwoya, inyama ndetse n'amata. Zari kandi zifite uruhare mu bikorwa by'ibitambo. Mu bidukikije intama zirisha ibimera kandi zigira uruhare mu guhindura imiterere y'ibimera. Umwanda wazo ushobora gusubiza intungabihingwa mu butaka. Ariko kuragira intama nyinshi ahantu hamwe bishobora kugabanya ibimera, bigatuma ubutaka bugaragara kandi ubutaka bwangirika kandi isuri ikiyongera. Ibi bitwereka ko imicungire myiza y'amatungo ari ingenzi no mu kurinda ibidukikije. Noneho tugeze ku mwanya wa gatatu. Mwanya wa gatatu turahasanga inzoka. Inzoka ni imwe mu nyamaswa zifite ishusho ikomeye muri Bibiliya. Mu gitabo cy'Itangiriro inzoka igaragara mu nkuru ya Adamu na Eva. Ariko mu bidukikije inzoka zifite uruhare rukomeye nk'inyamaswa zihiga. Bitewe n'ubwoko bwazo zishobora kurya imbeba, ibikeri, udukoko, inyoni, amafi n'izindi nyamaswa. Ibi bituma zifasha kugenzura umubare w'inyamaswa zihigwa. Urugero, inzoka zirya imbeba zishobora kugira uruhare mu kugabanya inyamaswa zishobora kwangiza imyaka cyangwa ibiribwa bibitswe. Nazo ubwazo zishobora kuribwa n'inyoni zihiga ndetse n'izindi nyamaswa. Bityo inzoka ni igice cy'ingenzi cy'uruhererekane rw'ibiribwa cyangwa se chaîne alimentaire. Nubwo abantu benshi bazitinya, si inzoka zose zangiza cyangwa ziteje akaga ku bantu. Ku mwanya wa kabiri tuhafite intare. Intare ni imwe mu nyamaswa zizwi cyane muri Bibiliya. Zivugwa kenshi kandi zihuzwa n'imbaraga, ubutwari, akaga ndetse n'ubwami. Inkuru izwi cyane ni iya Daniel wajugunywe mu rwobo rw'intare. Mu bidukikije noneho intare ni inyamaswa zihiga ziri ku rwego rwo hejuru cyane mu ruhererekane rw'ibiribwa cyangwa se chaîne alimentaire. Intare zihiga inyamaswa, zirya ibyatsi nka zebra ndetse zikarya n'izindi nyamaswa zizwi nka wildebeest hamwe n'izindi. Iyo zihiga zigira uruhare mu kugenzura umubare w'inyamaswa zihigwa ndetse n'uko zikoresha ahantu zituyemo. Intare rero ntabwo ari inyamaswa ikomeye gusa, ahubwo ni ingenzi mu kuringaniza urusobe rw'ibidukikije. Ariko intare zo mu gasozi zihura n'ibibazo birimo gutakaza aho ziba, kugabanuka kw'inyamaswa zihigwa ndetse n'amakimbirane hagati y'abantu n'inyamaswa. Kurinda intare rero ni no kurinda urusobe rw'ibidukikije zibamo. Tugeze ku mwanya wa mbere, ariko tutaragera ku mwanya wa mbere rwose, niba tugeranye hano utarakora subscribe, kora subscribe, ukore like ndetse unasharinge iyi video kugira ngo n'abandi nabo bunguke n'ubumenyi. Ku mwanya wa mbere tuhafite inzuki. Inzuki ni nto ariko akamaro kazo ku bidukikije ni kanini cyane. Muri Bibiliya inzuki zivugwa cyane cyane mu nkuru y'imirongo
ibivugwa ku buki. Ariko muri iki gihe inzuki zizwi cyane kubera uruhare rwazo mu gufasha ibimera kororoka. Iyo inzuki zijya ku ndabo zishaka ubuki n'umukungugu w'indabo, zishobora kwimura umukungugu w'indabo uva ku rurabo rumwe ukajya ku rundi. Ibi bifasha ibimera kubyara imbuto no kororoka. Ibimera nabyo ni ishingiro ry'urusobe rw'ibidukikije. Ibimera bitanga ibiryo aho inyamaswa ziba, bifasha kurinda ubutaka, kandi bigira uruhare mu kubika amazi. Bityo rero inzuki ni nto cyane nubwo ari nto cyane zigira uruhare runini mu buzima bw'ibidukikije. Inzuki zitwigisha isomo rikomeye. Ubunini bw'inyamaswa ntabwo ari bwo bugena akamaro kayo. Rimwe na rimwe inyamaswa nto cyane nizo zishobora kugira uruhare runini cyane. Iyo turebye izi nyamaswa 10 tubona ko buri imwe ifite uruhare rwayo. Indogobe ifasha abantu kandi ikagira uruhare ku bidukikije. Inzige zishobora kwangiza imyaka ariko nazo ni igice cy'uruhererekane rw'ibiribwa. Igikona ni inyoni ifite ubwenge kandi ishobora kumenyera ibidukikije. Inuma zishobora gufasha gukwirakwiza imbuto. Amafi ni ingenzi mu bidukikije byo mu mazi. Ihene zigira uruhare mu kugenzura ibimera, ndetse intama zigira uruhare mu guhindura imiterere y'ibimera binyuze mu kurisha. Inzoka zifasha kugenzura umubare w'inyamaswa zihigwa. Intare zigira uruhare nk'inyamaswa zihiga ziri ku rwego rwo hejuru, kandi n'inzuki zifasha ibimera kororoka. Inyamaswa zose zitwigisha ikintu kimwe gikomeye: ubuzima bw'ibinyabuzima bufitanye isano. Urusobe rw'ibidukikije ntabwo ari inyamaswa zitandukanye zibaho ukwazo. Ni urusobe rw'imibanire hagati y'ibimera, inyamaswa, amazi, ubutaka ndetse n'abantu. Iyo kimwe muri ibi bihindutse cyane, bishobora kugira ingaruka ndetse no ku bindi. Niyo mpamvu kurinda inyamaswa, ibimera n'ibidukikije ari ingenzi cyane. None se muri izi nyamaswa 10 ni iyihe yagutangaje cyane? Ni intare, inzoka, igikona, inzuki, amafi cyangwa indogobe? Andika igitekerezo cyawe muri comment rwose natwe tukibona. Niba wishimiye iyi video ivuga ku mateka ya Bibiliya, inyamaswa n'uruhare rwazo mu bidukikije, kanda kuri like kandi wiyandike cyangwa ukore subscribe ku Inyamabuzima TV. Fungura notification bell kugira ngo utazacikwa n'izindi video zacu zishimishije. Murakoze cyane kubana natwe ku Inyamabuzima TV. Komeza kwiga, komeza gushakashaka, kandi komeza kuvumbura ibintu bitangaje biri ku isi dutuyemo. Tuzongera kubonana muri video y'ubutaha. Ibiganiro hano ku Inyamabuzima TV nakagaruka nk'uko intego yacu cyasuraga igira iti: ubumenyi buzima, ubumenyi bushya buri munsi. Ubumenyi buzima, ubumenyi bushya buri munsi. Mwakoze cyane kubana natwe. Bye bye.